Hari documentary ya BBC yitwa Death in Dubai, ku iperereza ryakozwe ryitwa Dubai Porter Port, igizwe na documentary, podcast. Ibi byakoze iperereza ryimbitse ku bakobwa bo muri Uganda n'ahandi muri Afurika bajyanwe i Dubai bavuga ko bagiye gushakirwa akazi, ariko bakaza gusanga bagiye mu bucuruzi bwa sex trafficking ndetse bakabaho mu buzima bubi cyane. Ibintu byagaragaye muri iyi nyandiko, umuyoboro cyangwa umuntu ubajyana n'aho banyuzwa. Hari umuntu witwa Charles Mwesigwa wigeze kuba umushoferi wa bisi muri Londres, akaba ari we ubangikanya ibikorwa by'ishoramari byo gukurura abakobwa bo muri Uganda, abazwi cyane kuri interineti nka eBay. Ahandi muri Uganda hari undi witwa Umar Bashir, akora akazi ku mbuga nkoranyambaga ko gushaka abakobwa bafite ibibazo by'ubukene cyangwa ibindi bibaherekeza. Abizeza akazi ko mu mahoteli, mu macumbi y'abashyitsi cyangwa mu maduka, ariko ibyo abasezeranya nyuma si byo babona. Aho abajyanwa uko bigenda n'ibyo bahura nabyo, babahereza icyizere cyo kugira akazi keza, batwawe bagejejwe aho ngaho i Dubai, bashyirwaho amadeni, umutwaro w'inguzanyo muremure cyane, ibiciro by'urugendo bibarwa muri ayo madeni, viza, aho kuba, ibiribwa n'ibikoresho byo kwiyakira. Ibintu byose bishyirwa hamwe bikavamo kuyishyuzwa. Abakobwa bakabwira ko bagomba kuyishyura yose. Iyo bashaka gutangaza ko batazagira icyo bakora, batemeye gukora ibyo basabwe cyangwa bagashaka gusubira iwabo, bahura no kubuzwa ubwisanzure, akaga gakomeye, guhohoterwa mu buryo bwinshi cyane. Hari ukubahanura ku mazu, kubica nk'abiyahuye, kubagurisha burundu bakajya bakoreshwa imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa zo mu ngo harimo nk'imbwa. Ibi byose nibyo bikorerwa n'umuntu ushaka kwanze ko azakora ibyo yabwiwe. Reka twumve bamwe mu bakobwa babiri ibyababayeho by'umwihariko. Hari uwitwa Monique Karungi wiyise Monakizi ku mbuga nkoranyambaga, afite imyaka 23, yavuye mu gace kamwe muri Uganda. Bamwijeje ko azajya gukora mu iduka rya supermarket muri Dubai, ariko yimukira Dubai akaza gusanga byari ibihuha. Aha bamushyizeho agahato ko gukora ibindi, asanga ibyasezeranyijwe si byo, birangira abyanze. Bamuhubura ku nyubako yitwa Backlon, inyubako ndende cyane iba muri AI Brasha. Muri 2022 inzego zose zemeje ko ngo yiyahuye, ariko umuryango wabikurikiranye neza bavuga ko habaye iperereza ryimbitse, ariko ntiryagaragaje ibindi byabaye, ubwo bavuze ko uyu mukobwa yiyahuye birangira gutyo. Undi yitwa Kayara Birungi, nawe yapfuye mu buryo bumwe n'ubwa Monique. Uyu we yapfuye mu mwaka wa 2021, hari mu gace nako ka AI Brasha. Nabwo bavuze ko yaguye avuye mu nyubako, bakavuga ko ari ukwiyahura. Muri Kayara, ubushakashatsi bwa laboratwari bwagaragaje ko mu maraso ye uyu Kayara nta biyobyabwenge yari yigeze anywa, atari yigeze asinda, nta n'igitekerezo yari afite cyamuganisha kwiyahura. Nubwo hari abavuze ko ibimenyetso by'uko yinjije ibiyobyabwenge mu mubiri aribyo byatumye yiyahura, ibi ngo byari ibihuha.
ngizi impfu zimwe zibera Dubai bikarangirira aho, umuntu akaba arazimye burundu. Dore ibyifuzwa rero kugira ngo ibi birangire. Hari abifuza ko hari ibyo gusigasira umuco, iyo bagezeyo bahindurwa amasura yabo nk'uko byabwiwe umukobwa guhindura isura, nk'ibyo bita P in your face. Aha yarakubiswe ariyanduza, arya umwanda kugira ngo havemo inyungu z'amafaranga menshi. Iki nicyo twita sexual abuse. Hari abavuga ko ibyo bikorwa bibi byinshi cyane. Iyo ushatse umukobwa uri open mind, yashyizwe muri gahunda yo kugenzurwa niba azemera ibyo byose umukiriya asaba kugira ngo yishyure iyo nguzanyo bamugeretseho. Inyungu n'imikorere by'aka kanya. Ibyitwa Dubai Porta Port byamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok. Abantu benshi babyifashisha mu gushushanya mu bitekerezo cyangwa mu gukora amarumo, harimo gukwirakwiza amashusho atariyo cyangwa kuvuga ko Monique ari umuntu utari muri ayo mashusho kugira ngo bahakane ibyabaye byose. Ahangaha hakorwa andi mavideo menshi atariyo. Iyi documentary yerekanye ko ayo mashusho amwe yagiye ahabwa Monique atari ay'ukuri, yafatiriwe ahandi cyangwa hifashishijwe n'ibindi agakoreshwa nabi. Hari ugutakaza icyizere mu iperereza n'imiterere y'ababishinzwe. Inzego z'ubuyobozi muri Dubai zasohoye ko polisi yakoze iperereza ndetse byemejwe ko imanza zombi Monique na Kayara, kandi abasi bo bahohotewe cyane gusa nubwo abo bishwe ngo zari suicides. Ariko umuryango w'abapfuye bavuga ko bahuriye ku kuba iperereza ryakozwe ridashingiye ku bimenyetso bihagije, harimo kubura ibizamini bya forensic kuri ibibazo byerekana imyitwarire itari isanzwe y'umuntu wabaga afite umutima wo kwiyahura, cyangwa bavuze ko harimo guhungabanya cyangwa gutotezwa bikarangira ubwonko bwe buhindutse bikarangira yiyahuye. Ariko ibi byose ni ugukekwa, ariko ibyinshi aba bahuburwa ku bushake ku nyubako bikarangira apfuye, iperereza rikazimanganywa burundu. Aba bakoze iyi documentary basabaga ko iperereza rikomeye ridaturutse gusa kuri polisi, umuryango cyangwa ibindi byatangajwe mu itangazamakuru gusa, hagomba gukora iperereza ryimbitse kuri ibi bibazo. Gushyira ubugenzuzi rero ahashinzwe ibyerekeye abinjira mu gihugu, abatanga viza, abashinzwe kugenzura imikorere yabo bohereza abantu mu mahanga, byose byakabaye bigenzurwa mbere y'uko bajya kugenzura abagiriye ibibazo muri Dubai. Ako se ibi ngibi mu gihugu cya Dubai barabyumva? Hakabayeho kandi gushimangira amategeko cyangwa amahame yo kurengera abimukira labor migrant, abahuye n'ingaruka zo gucuzwa cyangwa guhohoterwa no kubwirwa nabi no kubuzwa uburenganzira bwabo bakabona ubutabera. Bifuza ko kandi hakabayeho gufasha abahuye n'ingaruka, abahuye n'akarengane, bafite ibikomere by'ubwonko cyangwa ku mutima, abatakaje ababo bakenera ubuzima, ubuvuzi, imibereho yabo ya buri munsi, ndetse no gushaka ubutabera ku bantu babo. Bifuza ko kandi hakabaho kwigisha abantu kugira amakenga kutwo tunyoma dukoreshwa mu guhamagarira abakobwa kujya mu mahanga badashishoje.
kureba neza amasezerano y'ibyo bagiye gukora, abo bavugana babarangira akazi, ukareba niba bizewe, no kumenya inkuru z'abavuyeyo. Niba wifuza gusobanurirwa neza iby'iyi mibereho y'abajyanwa Dubai, kanda subscribe tuzakora ikiganiro cya kabiri. Yumvaga ndi Flagy, iyi ni Flagy Top TV. Ciao ciao.